itekereze gutyo uhagaze cyangwa se wicaye uko umeze kose, gutyo umeze ukajya kumva ako kanya ibintu byose ukumva urabyibagiwe, ukibagirwa uwo uriwe ndetse n'aho waturutse, ukibagirwa buri kimwe kugeza ku gufunga amarase cyangwa se imishumi y'inkweto wambaye. Ni ibintu byabiteye ubwoba, ariko humura kuko uri kureba iki kiganiro uyu munsi. Kwibagirwa bya hato na hato by'ako kanya cyangwa se bya hato na hato ni indwara yibasira ndetse ishobora kuzibasira twese turi kumva iki kiganiro nituramuka tugeze mu masaziro, ishobora kuzatwibasira. Aho ni mu myaka y'izabukuru, wenda nta mpungenge biteye cyane, ariko se ninde uzishimira kubaho agowe muri iyo myaka? Ninde uzishimira kujya ashiduka yikoreye ibikomeye mu mapantaro cyangwa se mu myambaro ye? Ibyo mvuga murabyumva, bimwe dukora muri toilette cyangwa se muri wese. Ninde uzishimira kwibagirwa abantu kugeza ku muryango we, amasura yabo ntazaba akiyibuka cyangwa se akiyamenya? Ikintu kibi cyane ni uko bimwe mu bikorwa ahubwo dukora buri munsi bishobora kudushyira muri ibi byago byo kugerwaho n'iki kibazo cyane, ndetse kikaba cyatugeraho cyangwa se kikaba cyatuzaho tukiri bato cyane mbere y'igihe. Sawa, uko ungana kose uba uri we wese ndetse ibyo urimo byose, ndagira ngo nushake ube ubihagaritse, kuko ngiye kukubwira akabando k'ubuzima bwiza bw'ahazaza. Niba wifuza kuzaba ufite ubwonko bukora neza bitagendeye kuki cyangwa se utagendeye kuki ngo uravunika, wifuza kuzarinda usaza ukibuka buri kintu kimwe ku kindi mu buzima, icara hasi ubumve ibintu ugomba kureka gukora uyu munsi, guhera uyu munsi, kugira ngo ubwonko bwawe cyangwa se ubwonko bwawe buhore bumeze neza igihe cyose. Ikaze. Kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha nk'ibi ngibi bitakugoye, umanuka munsi y'video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, nicyo bigusaba gusa, ubundi tukinjirana mu buryohe bw'ahazaza. Kugira twinjire muri iki kiganiro neza, reka tubanze dusubize umwe mu bakunzi bacu batumye dukora kuri iyi ngingo. Yari yabajije ati, ese iyo umuntu akunda kwibagirwa, ubundi ni ikihe gice cy'ubwonko kiba cyarangiritse? Ese wakora iki ngo ukigarure cyangwa se ugisubirane? Yitwa Niyo Kwizera Jules ku rubuga rwa Facebook. Ntabwo tujya kure cyane y'aho ngaho, turavuga ku bintu byangiriza ubwonko kugeza aho wibagirwa n'ibiryo wariye saa sita. Ndabyumva ushobora kumva byoroshye, ariko wageze muri iki kibazo niho wabyumva neza. Turavuga nuko wabyirinda. Indwara zibagiza ni indwara uzasanga zibasira imikoranire y'utunyangingo tw'ubwonko, aho tumwe muri two dupfa, ari nkako ubwonko burekera cyangwa se bugenda burekera gukora neza. Bimwe mu bice biba byarangiritse cyangwa se biba byangiritse iyo wibagirwa cyane birimo nk'icyitwa hippocampus, gishinzwe kwiga no gufata mu mutwe ibintu bishya. Bikubaho cyangwa se biramutse bikubaho ukibagirwa bya hato na hato, hashobora kuba harangiritse kandi igice cy'imbere gishinzwe imyitwarire, umutimanama n'ubuhanga, intelligence. Iki ni icyitwa frontal lobe, ni ubwonko cyangwa se igice cy'inyuma gishinzwe gufata mu mutwe. Nyamara byose bituruka ku byo twikora buri munsi. Niba iki bituma dushobora kwangirika kuri uru rwego? Yego, inzoga n'itabi. Itabi taneragarutse. Kunywa inzoga nyinshi n'ibitabi byangiza imikorere y'ubwonko mu gufata mu mutwe. By'umwihariko nk'itabi rigira uruhare mu gutuma umwuka mwiza utagera mu bwonko, ahubwo hakirundanyamo biriya byotsi byaryo ndetse n'uburozi bwaryo. Ubwonko budafite umwuka mwiza wa oxygen cyangwa se duhumeka nta mbaraga bugira, kuko uriya mwuka niwo ugira uruhare mu gukorwa kw'imbaraga bukoresha. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko abantu banywa itabi byabakomereraga cyane guhuza amafoto n'amasura beretswe ugereranyije n'abatarinywa. Ni itabi, imiti imwe n'imwe nkitangwa iyo umuntu agiye kubagwa cyangwa se iyo birangije cyangwa se iyo barangije kukubaga, igira ingaruka nk'izo ngizo, ugatuma utubwenge ukibagirwa, kudasinzira neza, kubyuka bya hato na hato mu ijoro. Ibyo bitwica neza cyane kuri iyi ngingo yo gufata mu mutwe, kubyuka gura nijoro, kudasinzira neza, byose bitugiraho ingaruka. Hakabaho ukwirema k'umunaniro udashira, byose byibasira uburyo ubwonko bukoramo neza. Murumva ukuntu ibi bintu ariko ari ibintu ahubwo dukora kenshi tukiri bato, kwiraza amajoro, ibiki byose. Umva neza, hari ukuntu mujya mwirira ibiryo mutitaye kuki, ariko intungamubiri nkeya nka vitamine B12 na vitamine B1 kuba zaba nkeya mu ifunguro ryawe byibasira ubwonko bidasanzwe, ugatakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe. Abahanga bakugira inama yo kujya wibanda ku mafunguro arimo ibinure byiza ndetse n'intungamubiri niba wifuza ubwonko bukora neza. Impanuka nko kugwa hasi uri kuri moto ndetse n'izindi mpanuka zakwibasira igice cy'umutwe zadutera iki kibazo. Nubwo wenda kubw'amahirwe dusubira tukibuka, ariko hari igihe byanze tukagendera ko indwara ya stroke cyangwa se kubura kw'amaraso ahagije mu bwonko biturutse ku bitsime n'imwe
yaturika cyangwa se yifunza cyangwa se yakwifunga, nabyo byibasira ubwonko bidasanzwe, bugatakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe no kwibuka. Abantu bahuye n'iki kibazo mbese kwibagirwa byabo bikaba bituruka kuri stroke, uzasanga bakunda kuba bibuka ibyerekeye buri kimwe cyahashize nko mu bwana bwabo, ariko nyamara ugasanga kwibuka n'ibyo bariye saa sita byo birabagora nk'abatari bahari. Ahubwo indwara z'imitsi itwara amaraso, gukoresha ibiyobyabwenge n'inzoga by'umurengera byose bitera ibibazo nk'ibi, ndetse n'indwara nk'igituntu na sida zakugeza ku rwego rwo kujya wibagirwa birenze, nubwo atari buri gihe ariko gusa hari ubwo. Ibintu dufiteho ububasha mu byo tumaze kuvugaho hejuru, byirinde guhera uyu munsi. Niba wifuza ubuzima bwiza, nta bwonko bwawe nawe ubwawe burya ntabwo buhari. Nibura igihe wibonye ibimenyetso nka bimwe mu byo twavuze, cyangwa se n'ibindi byose byagutera impungenge ko waba wibagirwa kubi, bakugira inama yo kujya kwa muganga ugakoresha isuzuma ry'ubwonko, hari no kumenya aho ikibazo cyawe gituruka. Nyuma ya byose uba ushobora kumenya cyangwa se no kumenya aho uhera wivuza cyangwa se wivura. Iyi ni Montagne Rwanda. Kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha, manuka munsi y'iyi video kandi ahantu hasi cyangwa subscribe, ubundi tujye tubana ubudashikanwa. Mugisha niwe mwumvaga, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha.